gice cya 5 Marita yajyanye kuvuza umwana ku kigo nderabuzima baramuvura arakira hagati ariko na Karekezi yakize malariya baramusezera arataha. Umuyobozi w'umudugudu sabye ushinzwe umutekano mu mudugudu kumudufatira akamujyana ku kagari. Byose noneho ni ibiki nzani? Numva nkuzaniye. Erega ngomba kukwitaho kugira ngo usubirane intege wari ufite utari warwara. Uzi ko wari agasore k'ingufu. Akiruka we kagishyushye. Ugiye kunyicisha ibi byose bokira uhinje bagaburira amasupu. Oya kamwe kagishyushye karakugirira umumaro. Ewe. Aho uransinze rwose reka nywe. Nywe nyumaremo rwose. Aurora. Gerageza rwose urebe ko watura. Sinayimara ni nyinshi. Aho yirayimara. Gerageza urebe ko watura agatege rwose. Turasangira. Ariko nawe ni ngombwa kugira ngo numva uvuga so undi utanga amatangazo. Iyo nama iriga ku kibazo cy'indwara ya malariya ikomeje kutwibasira muri iki gihe cy'imvura ndetse n'umukamuko wayo. Inama irabera ku kibuga cy'amashuri abanza y'imwe. Aravuga iby'inama. Iyo nama singomba kwisiba. Kandi ntihagire ubura cyangwa ngakererwe kuko ibyigirwamo ari ingenzi mu kurengera ubuzima bwacu. Iyo nama singomba kwisiba. Niyo byagenda bite? Nubwo rwose nta nagarura agatege ndafata akabano sindagire ngereyo nta kundi rwose. Aho yari ngeze n'uburyo nari ngiye kwicwa n'ubujiji ngomba kubihamiriza abantu rwose. Atazagira wongera kugwa mu rwobo nk'urwo nari ngiye kugwamo. Uyibuka unatanga ikirabiranya. Uyu wayogoje umusozi avuga ngo aravura abantu malariya yibarukije. Ngo abarutara. Umutange rwose. Uriya muteka mutwe sinshobora kumubabarira ntibishoboka. Niwe mperaho ndamutanga rwose. Ngaho reka tureke ibyo ngibyo ubanze umara uyu mufu gishyushye maze twitegure tugende. Akira nawe urye urumva? Kugira ngo nawe ugire imbaraga zo kuzajya untekera wese nzajya njya ngenyine. Urakora? Reka ngende. Ariko umenye ko nawe uzajya unyuzamo ukamfasha tugasangira. Nibyo rwose humura nturako ntangiye kugarura agatege. Karibu. Wowe shangiye. Uramuye? Nakaji nari nkuzaniye urezi ko nashoboye kugusubira umusaza nakunda nakasigira akazi. Zama dosiye nasanze ku meza unagira muri cyajyane gikaye. Chafunda ubikeye. Shamesa ariko nawe nuko Sinakireze ikize. Mweju cyangwa mwefanta. nta kibazo ndanywa kuri kaje. Sawa. None se naherutse umbwira ngo umusaza yararwaye shagombe kuba yararembye. Urabivuga surabizi. Nasanze yarananutse birirwa bamuhata urwagwa rushyushye n'ibyatsi ntazi ngo baramuvura. Shanda byumva ahuye n'ingorane. Ingorane gusa. Ubwo nyine nahise njyana umusaza kwa muganga biba ngombwa ko nanamwirwariza. None se hari indi ndwara muzehe wawe yigeze arwara ikaba yamuzahaza bene ako kageni? Wapisha ni malariya yamufashe maze ntibamuvuriza igihe bakajya bamuhata imiti ya gihanga maze iragenda imubamo nyinshi ahubwo abaganga bagira amaboko ntabwo nari nzi ko bashobora kumuvura kongera akaba umuntu muzima. Abaganga byo barasanasana iminsi ikicuma. Ariko hagataho umuganga wamuvuye nahavuye twabaye inshuti. Kagira ikurura nizo nari nzikeneye. Uzi ukuntu yatwitagaho maze twajyanaga no muri kantine tugasangira akantu. Mugasangira akantu? Yego. Wasanga utaramuvanye hasi? Wapisha ubanza ari ukunyisempera gusa uko nabonye hari umuganga akazi babyumva kimwe kereka nimba ari bya bindi by'abasore b'iki gihe basambira hose.
ubundi se yanahera he ko nabonye na boss wacu atakoroheye. ibigeragezo duhora nabyo muri iyi si umuntu atihagazeho yazisama yasandaye. Ariko urabeshya boss we yarakaniye ntuzamucika njya mbona kureba ukuntu. Ariko njye sinzi icyo ashaka uko namukuriye inzira ku murima mubwira ko nashaka kuba umumetrese we. Shawuro wo gusabirwa rero kuko nukomeza kubyanga ashobora no kuzakwirukana. Anyirukanye se ariko nkarokora ubuzima bwanjye byaba bimbwiye iki? Icyangombwa nuko mukorera akazi ke neza. Sha ndabona amasaha agiye rero reka ntahe. Iboze maze nzi ko ndaza. Ntago nakuraza afite akazi kenshi ejo sinzi ko ntinze buriya reka nguherekeze. Mushaka twumvikane. Turashaka ituze. Mushaka twumvikane. Banje kubashimira kuba mwese mwitabiriye inama. Ndabona kandi abaturage mwese mumaze kuhagera. Mu by'ukuri rero nta kindi twabatumiriye muri iyi nama uretse kwiga ku kibazo cy'indwara ya malariya muri uyu mudugudu wacu n'uburyo bwo kuyirinda tukayirandura burundu duhereye mu ngo zacu. Muyobozi, malariya urayivuga urayizi? Muyimbaze ngewe yari ipfakaje. Muyimbaze. N'abatindiye rero ndagira ngo mijambo umwe mu bajyanama b'ubuzima mu mudugudu wacu agire icyo tubwira ku byerekeranye n'indwara ya malariya. Umukuru w'umudugudu wacu arakoze kumpa ijambo kugira ngo mbabwire ku ndwara ya malariya. Malariya ni indwara iterwa n'udukoko twitwa Plasmodium. Tukaba dukwirakwizwa n'umubu w'ingoro mu bwoko bwa anoferi. Yampaye nka twatarama. Anoferi ni igiki? Anoferi rero ni umubu w'ingoro ukwirakwiza udukoko dutera malariya. Iyo mibi ikaba yororokera mu binogo birekamo amazi, ibimene by'amacupa, injyo n'ibindi bikoresho bishaje bishobora kurekamo amazi hafi y'ingo. Iyo mibu rero ikihisha no mu bihuru bikikije ingo, ikiyongera cyane mu gihe cy'imvura kuko amazi abareka hafi y'ingo. Byagera ku mukamuko w'imvura iyo mibi ikiyongera ku bwinshi kuko iba yabonye ubwororokero ndetse n'ubwihisho. Byagera ku baturiye umubande nkatwe bikaba ibindi bindi. Ubwo namwe murabyumva. Ubwo nyine na malariya rukaba rurageretse. Haciye umujyanama w'ubuzima mu byo avuga se mwebwe murumva malariya twayirinda gute? Ndabona dati bateye agatoki hejuru yahaguruka akagira icyo tubwira ku ndwara ya malariya. Ndumva buri muntu wese akwiye gukuraho ibihuru n'ibigunda bikikije urugo rwe ndetse n'ahantu hari ibinogo byaretse amazi n'ahantu hose udukoko dukwirakwizwa n'imibu itera malariya twakwihisha nk'uko umujyanama w'ubuzima amaze kubitubwira. Ibyo byose kandi bikunganirwa no kurara mu nzitiramibu ikoranye umuti buri joro. Ndavuga za zindi leta yaduhaye. Ndumva ari ibyo murakoze. Ko mutavuga ziriya nsina se ziba zarapfukiranye urugo zo ntizabindiriye iyo mibu? Urutoki se? Ariko namwe murabizi ko rudufitiye akamaro kanini cyane ntacyo twarukoraho rwose namwe murabyumva. Tugomba kuzikorera neza kugira ngo hatazamo ibihuru iyo mibu ihishamo. Ko mu mwamagana se sibyo umva yicarire rata yicarire bihorera none se ari izo nsina zingahe watemuka bawirinze kurwara ari no kuzirekeraho ejo iyo mibu ikazihishamo ikakunduza utwo dukoko dutera malariya ukabura rembye ntubashe no gukorera urutoki rwose wahitamo iki? Ndabona umusaza Karekezi ashaka kugira icyo bivugaho agomba kuba hari icyo ashaka kutubwira kuri ibyo maze kubabwira. Muze ijambo ni ryawe. Murakoze nyakubahwa umuyobozi w'umudugudu. Sinababwiye ko nkubutse kwa muganga mu bitaro. Malariya yageze aho ingusha muri koma. Ubuyoma narakurikije amabwiriza nkakorera urutoki rwanjye neza nkaryama no mu nzitiramibu ikoranye umuti ko ari nacyo baziduhereye mba narinze kuremba hafi no gupfa koko. Yemwe abatazi malariya murayibarirwa neza. Arakoze umusaza Karekezi kuduha ubwo buhamya. Ikindi nuko mugomba gukinga amadirishya y'inzu bukigoroba. Kuko nibwo imibu itangira kwinjira mu mazu dutuyemo. Ikindi rero nasorezaho nuko buri muntu uraha yaba umukuru cyangwa umuto agomba kurara mu nzitiramibu buri joro. Inzitiramibu ikoranye umuti.
mwabyumvise ibyo nkaba mbishishikariza cyane cyane abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 kuko iyo malariya ibagezeho ibazahaza cyane kurusha abandi ikaba yanabahitana. Murakoze. arakoze umujyanama w'ubuzima kubw'inama nziza duhaye nimuzikurikiza ndizera ko naho muzahurira na malariya ndabarahiye. Ikindi nari nibagiwe rero nuko tugomba kwivuza neza igihe dufashwe na malariya. Igihe cyose wumva watangiye gucika intege ukumva utangiye guhinda umuriro ukababara umutwe ihutire kujya kwivuza ku kigo nderabuzima kikwegereye bagupima. Murabyumva? Bakuvure malariya nibayigusangamo. Nibasanga atariyo kandi bazakuvura uburwayi bagusanganye maze ukire vuba utagombye kuremba. Abana nabo bari munsi y'imyaka 5 igihe mubabonanye ibyo bimenyetso maze kuvuga haruguru mujye mubatuzanira batararemba. Tubafashe kubapima no kubavura kuko twebwe abajyanama b'ubuzima twarabihuguriwe namwe murabizi. Dufite ibikoresho byose ndetse n'imiti yo kuvura malariya yoroshye ku bana bari munsi y'imyaka 5. Arakoze umujyanama w'ubuzima Daforoza ku nama nziza atubwiye zo kurwanya malariya turamushimiye rwose. Ikindi kandi numvise bambwira yuko hari abafatwa na malariya hanyuma bakihata urwango rushyushye ndetse n'imiti y'ibyatsi n'ibindi byakatsi byose ngo barimo bivura kandi bihugura. Ibyo bintu murabizi? Murabizi? Ndabona umusaza Karekezi ashaka kugira icyo bivugaho twamuha ijambo twumva ko hari ubuhamya yabiduhaho. Murakoze nyakubahwa umuyobozi w'umudugudu. Sinababwiye ko nkubutse kwa muganga mu bitaro malariya yageze aho ingusha muri koma ngiye gupfa pe. Urumva kubera iki? Kubera kwishinga ibintu by'ubujiji ngo ndavurwa ngo baramvuza imiti ya gihanga. By'umwihariko jewe ntanze mu ruhame ku mugaragaro umugabo kirabiranye ugiye kurimbura umusozi wose ngo ararutsa malariya ngo ikava mu bantu. Ariko ubundi sinigeze kumubona hano. Bigeze kandi bije bite? Nge ndasaba ko ataducika kuko arimo kwangiza ubuzima bw'abantu. Umuyobozi w'umudugudu sabye ushinzwe umutekano mu mudugudu kumudufatira akamujyana ku kagari. Yamariye amafaranga ishyano ryose yaramuri. Ndabona rero amasaha agiye nongeye kubashimira kubw'inama mwitabiriye. Ikindi kandi ndabamenyesha ko inama zose mwahawe yaba umujyanama w'ubuzima yabahaye ndetse natwe ubwacu twazazikurikiza. Ndabamenyeshaga ko umuganda wo ku Gatandatu utaha tuzawukorera mu ngo zacu tugatema ibihuru n'ahandi hose imibu yihisha kandi muzi ko iriya mibu ari ikwirakwiza udukoko dutera malariya. Ubwo rero nkaba mbashimiye mugire umunsi mwiza. Siko Christina mukumbuye mbigenze ntara. Gusa ni muhamagara aranyitaba nari mu kazi. To. Favutse reka muhamagara byibuze numva kajwige. Reba ka kazi nagatangira na morale. Allo. Amakuru Christina. Nibyiza. Nese kunyanzuka. Bina kabe busha. Natazanye kubitete. Bande se bagutinyuka. Ubundi wakwitendekagaho. Kuri ntacyo mpanga nawe rega. Nuko dukorana gusa, Wanze kubyemera gusa. Basi reka tuzabonane mbiguye neza ariko yo gutekereza ibitari byo. Aha, shawura mbesha murakundana. Ukuri kose ntabwo ari byo pe niko ibyo bishyizemo. Umva turakundana rata sheri. Telefone yawe. Allo? Allo? Christy?